Igitondo cyiza mbyutse nje kukuzanira inkuru ebyiri ziri gushyuha hariya ku mbuga nkoranyambaga, aho Minisitiri Olivier Nduhungirehe ni Minisitiri w'ububanyi n'amahanga ndetse n'ubutwererane w'u Rwanda, aho nawe hariya mu gihugu cya Koreya y'Epfo aho yahagarariye u Rwanda mu nama y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu bya Afurika ndetse n'igihugu cya Koreya y'Epfo bwo n'abatumirwa, aho ku munsi w'ejo yakiriwe na perezida w'igihugu cya Koreya, ndetse ndanakubwira yuko harimo n'iyindi nkuru ikomeye cyane, aho Minisitiri nyine Nduhungirehe aho yashimiye ibihugu bitanu byinjiye mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano. Ngo ayikaze rero The Quick Times News ni teza amatwi kandi subscribe kugira ngo uryoherwe n'aya makuru agiye atandukanye tugenda tukugezaho. Ngo ayikaze, reka mpere ku nkuru ivuga ko Minisitiri Nduhungirehe yashimiye ibihugu bitanu byinjiye mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano. Amatora yabereye mu nteko rusange ya Loni ku cyicaro cyayo yasize Zimbabwe, Autriche, Kyrgyzstan, Portugal ndetse na Trinidad et Tobago ari byo bitorewe kwinjira mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano, bikagiramo ibyicaro bidahoraho. Zimbabwe yatowe n'abanyamuryango 182 muri aka kanama nyine ka Loni kuva 2027 kugeza 2028 nibwo izaba irimo, ndetse Ubudage bwahatanaga kwinjira muri aka kanama ariko bwatsinzwe na Portugal yatowe n'amajwi 138, mu gihe igihugu cya Autriche cyagize amajwi 131, naho Ubudage buba ubwa gatatu n'amajwi 108. bishaka gamoko nyine bagomba guharanira Uburayi, nyine bishakaga agomba guhagararira Uburayi, Philippines ndetse na Kazakhstan byo byahataniraga guhagararira akarere ka Asia na Pacifique. Byagasabye ko hatorwa inshuro 3 kugira ngo habonekwe ababiri bya gatatu nyine by'amajwi yasabwa kugira ngo babyemererwe. Nyine Kyrgyzstan yo yatsindiye amajwi 142 bivuga mbere yinjiye muri aka kanama. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga rero w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yashimye ibihugu byatsindiye ibyicaro muri aka kanama ka Loni gashinzwe umutekano. Mu magambo ye yagize ati mwishuke Zimbabwe, Kyrgyzstan, Trinidad et Tobago and Portugal na Autriche kubera gutorwa kw'abanyamuryango badahoraho bakanama ka Loni gashinzwe umutekano muri manda ya 2027-2028. n'ubutumwa yanditse kuri X ye aho nyine ndibuze no kubasangiza kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Ubwo rero ni byinshi umuntu yagenda avuga. Kanama rero ka Loni gashinzwe umutekano niko konyine ka Loni gashobora gufata ibyemezo bikaba itegeko, harimo no gufatira ibihugu bihano ndetse no gutanga uburenganzira bwo gukoresha intwaro. Gafite rero ibihugu bitanu bifite ibyicaro bihoraho kandi bikagiramo ijambo risumba iry'abandi, n'Ubwongereza, Ubushinwa, Ubufaransa, Uburusiya ndetse na Amerika. Ibindi bihugu 10 bitorwa buri mwaka, harimo bitanu byinjira buri mwaka. Trinidad et Tobago izasimbura Panama, Portugal na Autriche bisimbura Denmark n'Ubugereki, naho Kyrgyzstan izasimbura igihugu cya Pakistan. Ni byinshi nyine byabereye muri iyi nama, ari nayo mpamvu tubabwira ngo mujye mukanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo mumenye byinshi nyine babigenda bigarukwaho. Mvaho ngaho nerekeze ku nkuru n'ubundi ya Minisitiri w'u Rwanda nyine w'ububanyi n'amahanga ndetse n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, aho yakiriwe na perezida wa Koreya y'Epfo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga ndetse n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yakiriwe na perezida wa Koreya y'Epfo Lee Jae-myung, aho mu biganiro byamuhuje n'abaminisitiri muri Afurika nyine bo muri Afurika. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yari kumwe n'abandi baminisitiri bo muri Afurika bitabiriye inama ihuza abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane muri Afurika ndetse n'igihugu cya Koreya y'Epfo. Ibiganiro perezida wa Koreya y'Epfo Lee Jae-myung yagiranye
n'abo ba minisitiri bo mu bihugu bitandukanye muri Afurika byibanze mu guteza imbere imikoranire hagati y'impande zombi ndetse no kurebera hamwe amahirwe mashya y'imikoranire. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga ndetse n'ubutwererane w'u Rwanda rero yatangaje ko Korea ari umufatanyabikorwa w'ingenzi mu iterambere ry'ibihugu. Umubano w'u Rwanda na Korea y'Epfo ni mwiza cyane, ko impande zombi zifatanya mu bijyanye n'imikoranire mu nzego zitandukanye zirimo ikoranabuhanga, ubucuruzi, ishoramari, uburezi ndetse no kubakira ubushobozi abakozi. Mu kiganiro Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatanze rero yeretse amahanga ko u Rwanda hari amahirwe menshi rufite y'ishoramari mu nzego zitandukanye zirimo umucuruzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'urwego rw'ingufu. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe kandi yanagiranye ibiganiro na mugenzi we wa Algeria Ahmed Attaf, ndetse mu biganiro byibanze kurushaho gushimangira ubufatanye bw'ibihugu byombi mu rwego rwa diplomasi, imikoranire myiza ndetse no guteza imbere umubano mwiza ugamije inyungu zihuriweho muri Korea y'Epfo. Abandi kandi Ambasaderi Olivier Nduhungirehe nyine yagiranye ibiganiro n'abanyarwanda baba muri icyo gihugu bahuriye mu mujyi wa Seoul, aho ariho bagiranye nyine ibiganiro kugira ngo bamenye ubuzima bwabo baba barimo hariya ndetse n'ibindi nyine bigiye bitandukanye. Rero muri ibyo biganiro habayeho no kungurana ibitekerezo mu iterambere ry'u Rwanda, ibyo ibihugu bishyizwemo imbaraga n'uruhare rw'umusanzu w'abanyarwanda baba mu mahanga mu kubaka igihugu. Minisitiri Ambasaderi Olivier Nduhungirehe kandi yanabasangije kuri politiki y'ububanyi n'amahanga u Rwanda rushyize imbere n'imbaraga rukomeje gushyira mu bafatanyabikorwa batandukanye, hakomeje gushyirwamo ndetse no gushyigikira gahunda y'iterambere ry'ibihugu bigiye bitandukanye. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe nyine murabizi ko n'umwe mu bayobozi b'u Rwanda, ariko bigaragara ko bakora ndetse n'icyo bakora nyine biragaragara. Niyo mpamvu rimwe na rimwe nyine usanga agenda ashimwa n'abayobozi batandukanye. None twabonye yamaze kwakirwa na perezida w'igihugu cya Korea, ejo tuzabona yagiranye ibiganiro na minisitiri runaka. Nyine ni umwe mu bayobozi tubona mu Rwanda dufite, ariko bafite iyo IQ, bafite ibyo bitekerezo byo kuba bagira ikintu bagezaho nyine igihugu cyacu, igihugu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu nyine tubwira abantu ngo namwe mwige, mugane ishuri, murangiza namwe mu joining igihugu, mu gihe amaboko namwe babatuma babizera nyine, ariko bakwizere bafite impamvu bakwizeye, kubera yuko nyine ntago bizera abantu bose bitewe nuko hari bamwe nyine ubona ko badafite icyo cyizerewe bagirirwa. Njye nitwa Pasi Govinda, The Quick Times News. Nikomeza gutega amatwi kandi subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi ukomeze uryoherwe na gahunda zose tugenda tukugezaho. Nizere ko mu kanya n'ingaruka ndibuze kwagusanga. Sawa.